nguru urutonde rw'abaperezida batanu Bambere bakunzwe muri Afurika ndetse no ku isi hose. Ariko kuri iyi nshuro twibanze muri Afurika. Hari abantu baba baraciye uduhigo, baba barakoze ibintu bidasanzwe ku buryo bashyirwa muri batanu ba mbere. Ndimo kureba urutonde naje gutungurwa cyane. Hari abo ushobora gutekereza ko bari kuri urutonde ariko ukaza gusanga batariho. Hari n'abo ushobora gutekereza ko batabaho ariko ugasanga kuri urutonde bariho. Ibi bintu kugira ngo urutonde ruboneke hifashishijwe ubushakashatsi butandukanye, ibitabo bitandukanye byagiye byandika kuri izi nkuru, ibinyamakuru byandika, ku buryo nanjye ndimo kureba urutonde byantunguye cyane. Uze kuza kumfasha nawe urebe koko ese ubu bushakashatsi ibyavuyemo ni ukuri cyangwa se hari abo bashyize ku mwanya batari bakwiriye. Ukuntu tugiye kubikora, turaza kuva ku wa gatanu tugana ku wa mbere. Nanjye nari mfite amatsiko yo kumenya ngo top 1 Africa ninde, umuperezida wa mbere ukunzwe cyane muri Afurika ninde, uwa kabiri ni uwuhe, uwa gatatu kugera ku wa gatanu, ese kubera iki ari ku mwanya wa mbere cyangwa ari ku wa kabiri. Ibyo byose tugiye kubimenya muri iki kiganiro. Ngiye tugiye kubana, nitwa Papa Legacy, ntaze kugira akantu na gato kagucika. Ikindi niba uri mushyashya ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel yacu, ndagusaba gukora subscribe kuko ni inkunga ikomeye cyane, kandi iyo ukoze subscribe nzi neza ko nta kintu biguhomba. Niba nawe warayikoze turagushimira cyane inkunga ikomeye waduhaye. Uze gukanda kuri like ndetse ushyire n'igitekerezo cyawe muri comment kuko aho tugeze niweho tuhakesha, kandi iyi ni inkunga ikomeye cyane watanze, kandi tugushimira wowe udasiba gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Rero ntago tuza gutinda, reka noneho nze dutangire. Wow, let's go. Top 5 president cyangwa se perezida wa gatanu ukunzwe cyane muri Afurika yitwa Nana Akufo-Addo. Ni perezida wa Ghana kuva tariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2017. Uyu muperezida igituma aza ku mwanya wa gatanu muri Afurika, ni perezida uzwiho demokarasi, ubwisanzure mu itangazamakuru ndetse akagira n'imiyoborere igana ku iterambere. Ibi bituma ari perezida ukundwa cyane n'abaturage ndetse agakundwa n'abandi bantu hirya no hino ku isi ndetse no muri Afurika. Akaba ari byo bimushyira mu baperezida batanu ba mbere bakunzwe. Ni ukuvuga ko ni perezida ucisha make, ni perezida ugira ubwisanzure cyane cyane mu itangazamakuru. Ibi ngibi bikaba bituma ibinyamakuru byandika byo muri kiriya gihugu, amaradiyo, amateleviziyo bimwandikaho ko ari perezida wisanzura, ari perezida ucisha make cyane. Niba nawe ari we watekerezaga, uraza kuza kubitubwira muri comment. Turagiye noneho kuri top 4. Top 4 cyangwa se perezida wa kane ukunzwe cyane cyane muri Afurika ndetse agakundwa cyane no ku isi hose, yitwa Julius Maada Bio. Ni perezida wa Sierra Leone. Uyu perezida nawe ikimushyira ku mwanya wa kane nuko ari perezida uzwiho uburezi bw'ubuntu cyangwa se SHS. Aziho gushyigikira abaturage ndetse agatanga ihumure ku baturage mu gihugu bitandukanye, ndetse akaba yaraciye agahigo ko kuba top 4 cyangwa se kuri ubu tuvugana akaba ari ku mwanya wa kane w'abaperezida bakunzwe cyane muri Afurika. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu bitewe n'uburezi cyangwa se ibi byazanye byitwa SHS by'uburezi bw'ubuntu muri kiriya gihugu, bituma akundwa cyane cyane n'ababyeyi ndetse n'abana, ariko akaba akunzwe cyane hirya no hino muri Afurika nk'uko ibinyamakuru bitandukanye bigenda bibitangaza. Niba nawe ari we watekerezaga, ubwo uraza kuza kubitubwira muri comment. Wow, noneho dukomeza tugeze kuri top 3 cyangwa se top gatatu. Perezida wa gatatu ukunzwe cyane muri Afurika cyangwa se ukunzwe kurusha abandi bose muri Afurika yitwa William Ruto. William Ruto ni perezida wa Kenya. Igituma uyu muperezida aza ku mwanya wa gatatu, nanjye naje kubira birantungura kuba perezida wa Kenya ari we uri ku mwanya wa gatatu kuba perezida bakunzwe cyane muri Afurika. Nuko azwiho kuvuga ibintu by'ukuri, avuga ibintu uko biri. Ikindi atanga icyizere ku rubyiruko. Ni ukuvuga ngo uyu muperezida ntabwo ajya bya bintu byo gufifika ibintu, ikintu uko kiri niko kivuga, ntabwo akunda ibintu by'ibinyoma. Ikindi nuko mu biganiro byinshi agenda agirana n'urubyiruko cyangwa se agenda akorera kuri radio cyangwa kuri televiziyo, akunda gutanga icyizere mu rubyiruko ndetse agatanga n'icyizere mu bihugu byose muri rusange. Ibi bigatuma akundwa cyane cyane kuko abantu benshi buriya bakunda ukuri.
ikindi urubyiruko murabizi ko nizo mbaraga z'igihugu, nizo ziba zifite igihugu cy'ahazaza mu biganza. Rero bite nuko urubyiruko ari rwo rwinshi muri iki gihugu, ibi bituma uyu muperezida akundwa cyane muri kiriya gihugu cya Kenya, ndetse agakundwa n'abandi bantu hirya no hino muri Afurika ndetse no ku isi hose. Uyu muperezida niba ari we nawe watekerezaga ko yaba ku mwanya wa gatatu, uze kuza kubitubwira. Dukomeza turi kugenda twerekeza noneho kuri babiri ba mbere. Niba ugeze ahangaha ukiri kumva iki kiganiro ukaba utarakora subscribe, rwose waba warahindutse cyane, kandi nzi ko subscribe nta kindi buze kuguhombya, kandi ni inkunga ikomeye cyane ubu duhaye. Weho nawe wamaze kuyiduha, uze kureba niba warakanze inzogera kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dushyiraho bizajya bibasha kukugeraho. Inzogera niba warayikanze, uze kureba niba ku iki kiganiro ahantu hari akantu kameze nk'agakumwe, uze gukanda kuri like. Ndizera ko noneho ubu ngubu dukomeje, tugiye kureba top 2 cyangwa se tugiye kureba perezida wa kabiri. Top 2 cyangwa se perezida wa kabiri ukunzwe cyane. Disi nanjye ndimo kureba uyu muperezida, natunguwe cyane, numva n'ikiniga kiramfashe, ariko buriya uyu mwanya arawudizavinga kuko ntabwo ari njye wamushyize ku rutonde, nanjye nabisanze ku binyamakuru bitandukanye, ni ibintu nakoze ubushakashatsi ndabibona. Top 2, nyakwigendera, Imana imuhe iruhuko ridashira, John Pombe Magufuli. Uyu perezida wa Tanzania kuva tariki 5 z'ukwezi kwa 11 2015, aho yitabye Imana mu 2021, akaza gusimburwa na perezida uriho w'ubu ngubu witwa Samia Suluhu Hassan wamusimbuye. Bivuga ngo uyu perezida ibigwi yubatse n'ubu ngubu biracyamuherekeza, nubwo yitabye Imana. Bivuga ngo uyu perezida aracyakunzwe cyane, bivuga ngo n'ubu ngubu biracyamugira perezida wa kabiri ukunzwe cyane muri Afurika, kuko yasigaye mu mitima y'abantu benshi cyane. Bivuga ngo uyu perezida ikintu kimushyira ku mwanya wa kabiri, cyangwa se ikintu gituma ajya ku mwanya wa kabiri, nuko ari perezida uzwiho cyane, cyangwa se wakoze ibintu byo kurwanya ruswa cyane. Azwiho ikintu cy'uko yakundaga abaturage cyane, cyangwa se gukunda abaturage, ubunyangamugayo. Kugeza n'ubu ibi bintu biracyari mu mitima y'abantu benshi ku isi ndetse no muri Afurika muri rusange. Uyu muperezida ahantu ari hose, ubwo yitahiye Imana imuhe iruhuko ridashira. John Pombe Magufuli, perezida wa Kenya kabisa, rest in peace president. Imana ikomeze kuguha iruhuko ridashira. Noneho aho tugeze n'indyankurye, ahantu tugeze n'indyankurye, tugiye kureba noneho top 1, tugiye kureba perezida Uwambere. Nanjye ndimo kumva mfite amatsiko yo kumva uyu perezida wa mbere. Ese wowe urumva ari uwuhe? Nanjye ndumva amatsiko yanyishe. Mbere yuko tumuvuga, reka duha akanya abantu bose batarakora subscribe bayikore kugira ngo tuze gukomeza cyane. Top 1, twakira top 1 n'amashyi menshi cyane, perezida uri ku mwanya wa mbere, cyangwa se umuperezida wa mbere muri Afurika ukunzwe cyane, ni Excellence Paul Kagame. Niwe uri ku mwanya wa mbere, perezida w'u Rwanda mu 2023 kugeza na n'ubu ngubu aracyari perezida w'u Rwanda. Ntekereza ko ubu ngubu yari manda ya 4. Byagaragaye rero ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame ariwe uri ku mwanya wa mbere mu baperezida bakunzwe cyane muri Afurika. Ibi ngibi nshobora kubivuga mukavuga ngo wenda nuko ndi umunyarwanda, cyangwa se wenda ko yaba ari njye wabyivugiye, ariko nawe uze kuza kwikorera ubushakashatsi bwawe cyangwa se research zawe, uze kuza kuzikora. Ujye kuri go wandike top 5 president cyangwa se abaperezida bakunzwe cyane muri Afurika, cyangwa se ujye kuri ChatGPT ureba abaperezida bakunzwe cyane muri Afurika ndetse no ku isi hirya no hino. Uraza gusanga perezida Kagame ari ku mwanya wa mbere. Niba nawe umukunda, ushyire imitima myinshi cyane muri comment uvuga uti top 1 Africa, cyangwa se wandike uti top 1. Dore ikintu gituma uyu muperezida aza ku mwanya wa mbere. Vuga ngo uyu muperezida azwiho ibintu bidasanzwe. Icya mbere, azwiho umutekano. Vuga ngo ku gihugu cye nicyo kintu kiri imbere. Umutekano w'igihugu cye umuraza amajoro, ntago yasinzira abaturage bameze nabi, ntago yasinzira hari ikintu kibangamiye igihugu. Ikindi,
isuku, ni ukuvuga ngo isuku mpuzamahanga yigirwaho n'abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo iyi Kigali mubona iri mu mijyi ya mbere ikeye cyangwa se isukuye muri Afurika ndetse no ku isi hose hirya no hino muri rusange. Ikindi umuperezida azwiho ni uko yateje imbere igihugu mu ikoranabuhanga. Bivuga ngo igihugu cy'u Rwanda gifite ikoranabuhanga riri ku rwego rwo hejuru, ku buryo kiri no mumwe mu bihugu bifite interinete idahenze cyane. Ibi bigatuma umuperezida akomeza gucagaga ko kuba ku mwanya wa mbere. Ikindi ntabwo azwiho amateka yo gutsindwa cyangwa se gutsindwa bimwe byo gutsindwa urugamba na rumwe, azwiho amateka yo gutsinda gusa. Ibi bigakomeza kumushyira mu mwanya wa mbere. Ikindi ni uko atanga icyizere, ihumure, ahumuriza abaturage. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu baperezida bakunzwe cyane. Kandi ikindi azwiho iterambere ryihuse kandi rirambye. Ni ukuvuga ngo imihanda, amavuriro, amashuri, ni ukuvuga ko yakoze ibintu bidasanzwe kugeza n'ubu ngubu bikimushyira ku mwanya wa mbere. Ikindi afata abanyarwanda bose kimwe, ni ukuvuga ngo buri munyarwanda ni umunyarwanda. Ibi bigakomeza kumushyira ku mwanya wa mbere. Akundwa cyane cyane n'urubyiruko, kuko urubyiruko n'ubundi ni rwo rwinshi mu gihugu. Ibi bikaba bikomeza kumushyira ku muntu ukunzwe cyane mu gihugu ndetse no muri Afurika. Akaba akiri ku mwanya wa mbere nk'uko nahoze mbibabwira, ndetse no ku isi hose muri rusange. Reka tumwongere amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kuri top 1 muri Afurika. Ese wowe ninde watekerezaga ko yakabaye ari kuri uyu mwanya wa mbere? Ese wumvishe ibi ngibi ari byo cyangwa bamushyize wenda ku mwanya utariwo? Ibi bintu uze kuza kubidushyirira muri comment. Rero top 5 Africa y'uyu munsi nahangaha tuyisoreje. Ubutaha noneho tuzabakorera top 5 ku isi hose, turebe yuko yazazamo cyangwa se turebe niba wenda hari ibindi bishobora kuzagaragaramo byerekeye hano mu Rwanda. Ariko nawe niba wumva ibi bintu byari bikwiriye, uyu mwanya nawe ukwiriye, uze kubidushyira muri comment. Cyangwa se niba wumva bitari bikwiye nabyo uze kuza kubishyira muri comment. Ese muri aba bose tuvuze ninde ubonye wagiyemo wenda utatekerezaga ko yakabaye arimo? Ese ninde wasanzemo ukavuga uti uyu muntu ibyo ari byo byose ndumva ari byo? Ibi nabyo uze kuza kubitubwira. Nge twabanye nitwa Papa Legacy, murabizi ndabakunda cyane kandi niyemeje kubagezaho ibintu byiza by'ukuri, byiza kandi bishingiye ku makuru yizewe. Ngaho kora subscribe maze tuzahure muri video itaha. Ciao ciao.